Jackie ngo afitiye Cedric inkuru nziza. Hagati aho duheruka Nyirabazungu ari mu bitaro. Yaramutse ate? N'urunana. Nyirabazungu, ndakunda. Ukomere rero. Wizere umubyeyi Bikira Mariya yaragukiza. Rangwi. Karame. Ndamwizeye rwose. Ndetse ndamwizeye 100%. Ugira ngo so minsi ishize nuko nari imeze. Ariko se mu by'ukuri Nyirabazungu, basanze ari iki wari urwaye? Wa muntu wese ko wagumewe n'amenyo ahagamwa n'amazi, ugira ngo ni n'indwara ikomeye cyane. Ntabwo ari covid se? Reka. Covid se yaheye. Bari kukwemerera se kwegera ahandi? Kuko mana. Ko abantu bavuga ko ari wari urwaye ra? Yewe n'abaganga niyo babanje kunkekamo. Ariko nyuma yo kunsuzuma basanze atariyo. Hari inkorora n'ibicurane bisanzwe. Ahubwo nawe mfite ubwoba ko nshobora kuba nongeye kurwara ikibura gasana cy'igituntu. Hayiwe, inkorora n'ibicurane nibyo byatumye baguha ibitaro Nyirabazungu. None se ndakubeshya ngo bimarire ikirangwe. Hayiwe, singira ibipapuro se. Nuko twese tutazi no kubisoma ngo urebe. Harahanditse covid se. Nyarurembo rero si yo nkuri hari. Inkuri hari nuko ngo warwaye covid ndetse ikabikugeza habi. Aha, ariko Nyarurembo barankondaye. Hari sibo bazabona mfuye nk'ababisamana yanjye. Rwose niyo nkuru yabaye kimomo ihari. Ni nayo mpamvu ubona ntawe ugusura. Bose bigiriye ubwoba ngo ntawe ugiye kwigemura covid ayireba. Cyakora mu byago niho ubonera inshuti nyanshuti koko Rangwa. Ibyo byo rero. Kuba aya magambo yose warayumvise ariko wava gusenga ukavuga uti reka nce kwa muganga ndebe uko Nyirabazungu ameze. Binyeretse kuri inshuti nyanshuti. Ngende inshuti yawe Nyirabazungu. Gusa ariko nakubeshye nanjye nari natangiye kugira ubwoba da ntangira gutinya. Nafashe umwanzuro uko amazwe impungenge na Karemera na Nonsiyata. Niba bambwiye ko atari corona urwaye. Imana yarayindinze. Ikurinde gaca ku mwanzi. Yewe yaragutabayeho gacwawe. Kuva ibicurane bisigaye bikurembye ukajya mu bitaro rero. Iyiza kuba covid bayaraguhitanye pe. Ntubeshiza kuba yo koko yarampitanye pe. Usiko ni inkuru hari aho byageze. Nakora nkumva umwuka uraheze burundu. None se Nyirabazungu. Ubaho ibihe bigeze noneho ntubona ko ukwiye kwikingiza urukingo rwa coronavirus. Izo nkoko kutazi ibiryo byazo kante nta bihari. Birahari nuko narimbajije gukubura hano ku irembo. Gukubura bo biretse ubanza unzanira ishakoshi nateguye ngiye kujyana ku kazi. Hanyuma uhita unzanira n'ingofero yanjye rwose manitse hari akuruye. Urumva? Yego. Kante. Karame. Dore ngiye ku kazi sinirirwa. Ariko ndashaka ko wita ku mirimo ya hano mu rugo. Ibyo ni byo murinda se kumbwiriza amaganza. Inshingano zanjye rwose ngomba kuzikora neza kandi vuba. Mbere na mbere ugomba kwita ku bana. Wabyumvise Kante? Sinshaka kumva ngo umwana wanjye yiriwe arira kubera ko yabuze umwitaho kandi uhari. Ndabyumva amaganza kandi rwose sinabi. By'umwihariko ganza ugomba kumwitaho ukamenya ko yariye kandi ku gihe kandi akarya ibiryo rwose bihagije. Urabyumva cyangwa? Ndabyumva. Ikindi kandi ndashaka isuku ya hano mu rugo Kante. Ugomba gukoropa inzu ukayikesha. Apana ibyo gukoropa usimbagurika inzu ukayuzuza imikori. N'abana bakeneye isuku Kante. Yego. Ntabwo kuboza bihagije. Ugomba kumenya no ko baba bakeneye n'imyenda rwose imeshe. Ibyo ukamenya ko ari inshingano zawe nta wundi ugomba kubisiganya. Ikindi kandi ugomba kumenya amasaha yo guteka nayo guhisha. Umuntu ntakaze kurya saa sita ngo utangire ufatisha imbabura nkaho aje kurya inyotse. Ariko se Papa Ganza. Ndakumva. Mwebwe murumva inshingano zose mu maya hari umuntu wazikora rumwe ngo azishobore. Ubwo ushatse kuvuga iki Kante? Rwose imirimo mu mbwene myinshi ku muntu umwe. Mushobora gusanga hari ibyo nararangiza. Umva rero nkubwire Kantengwa. Karame. Hano waje gukora akazi nta kindi. Ugomba kugakora rero kuko sinashaka undi mukozi nawe uhari. Erega nanjye sinanze gukora akazi. Ariko namwe mwishyire mu mwanya wanjye mwumva inshingano mu maye zose uko zingana. Ntabyo kwishyira mu mwanya wawe. Kandi niba wumva ko akunaniye umbwire nishakira undi hakiri kare. Aha. Mwana Setra uri iniga ntubeshya pe. Hatawe n'uwo bibona ko ndenze oba. Arenze iki se n'ukuntu yemera. Ariko kere iyi foto yambaye amadarubindi y'umukara wayibonye. Reka nigere ku ishuri mbareke mugume mu mafoto. Ubwo mwabishima mugeze ku ishuri mwakereye nkareba icyo musobanurira abarimu. Oba. Bugiye mbanze nitabona umuntu gato ndaje. Hello. Biti gihungu.
Ni byiza Jackie. Amakuru yose wowe kumamagaye ndi mu nzira njya ku ishuri. ufitiye inkuru nziza nanze ko hari undi muntu ntanga kuyikubwira ye. Inkuru nziza imeze ite se chérie? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Cedric. Happy birthday to you. Wow, Jack urantunguye pe. Ni ukuri urantunguye. Wumve ngo nanjye ubwanjye sinibukaga ko nagize anniversaire. Yewe usibye nanjye nta n'undi mu nshuti zanjye wabyibukaga. Yewe na mama menya papa ataramubwiye itariki navutseho. Urumva rero ko ndi umuntu urenze. Ni ukuri ahubwo n'uri umuntu banza uri umumarayika. None se ubu wabimenye ute ko nta wundi muntu n'umwe wibukaga iyi tariki? Mfasha. None se singukunda Cedric. None se ko nkunda nibyo byatumye umenya itariki y'amavuko yanjye. Nyine kuko ngukunda nagombaga kumenya ibigushimisha nkamenya n'umunsi wawe w'amavuko kugira ngo ngutungure nka burya nyine. Ni ukuri ndumva nishimye pe urakoze cyane urakoze. Ubwo ushimishijwe n'iki kandi ari amagambo gusa nkubwiye Cedric. Ahubwo mbwira niba nimugoroba uza kundeba maze ngutegurire umunsi mukuru. Ayo mahirwe se urumva nayitesha chérie. Umva byanze bikunze ndashaka umwanya nzi. Yego rati igihungu cyiza. Uze ngushimishe ku munsi mukuru w'amavuko wawe igihugu. Jackie ibyo nagombaga gukora byose ndabireka nze rwose. Uzi ko ari ubwa mbere ndi bube nizihije umunsi wanjye w'amavuko. nese uwo muntu uza kunsezera ntarazamuga. buriya hari utwagiteranya ngo bakubwire amafaranga wishyura yose hamwe uhite witahira. Ha abaganga ndabazi wasanga arimo yikerereza ku bushake kugira ngo nongere ndaremo amafaranga yiyongere. uyu wigira ikibazo mukecuru, iyo abaganga bamaze kwemeza kugusezerera umuntu ntashobora kongera kurara mu bitaro keretse agize atya akaremba bitunguranye. harya sinakubwiye muga iryo zina sinkundura inyita rwose. nari ncitswe ntabwo nzongera nyirabazuba. ntuzongere rwose ntabwo nkunda umuntu nyita umukecuru nkaho ndi mukecuru wa nyina. birumvikana gusa hari ikindi nashaka kukubaza kijyanye n'iki se muga? urabona udakwiye kwemera gufata urukingo rwa COVID-19? urukingo se? yego dore wagize amahirwe usanga urwaye giripe isanzwe ariko ntawamenya ubutaha COVID ishobora kugufata ikakuzahaza. ahubwo se ukuntu nakoreraga sinari nagize ngo niyo yafashe. wumvise iza kuba ariyo wari kuyicika? reba uko ibicurane n'inkorora byakugize wibaze noneho hari COVID. yewe yampitana pe cyane ko numvise ngo iyo ugeze ku bakecuru n'abasaza aho isi itanzitse. ongeraho noneho no kuba udakingiwe nabyo bikongerera ibyago byo guhitanwa nayo. yewe ubanza koko nkwiriye kwikingiza nkirinda iryo shyano. ariko se ko ntinya urushinge muga nta bundi buryo buhari batangamo urukingo butari ukujomba igishinge kwaho mwanteye izo mwacishijemo imiti hatarakira? uburyo bundi si ubwo batangamo urukingo ni ubuhe nyirabazuba? wenda bagatanga nk'ibinini birimo urukingo cyangwa se bakaruduha mu bitonyanga nka bimwe baha abana ibitonyanga bya vitamine. ubwo buryo ntawe warigira abazuba ariko n'urushinge ntukwiye kurutinya kuko ntacyo rwagutwara. muga ni uko batararugutera ngo wumve. uzi ko baruguturubika mu kuboko rugatunguka mu rutugu. oya wibeshya nyirabazuba. uzi ko urumbwira nkaho ntari umuganga ntakingira. ntashobora avuga ko rutababaza muga. inshinge bakoresha bakingira COVID ntaho zitaniye n'izindi zose. abantu barenga amamiliyoni bararukingiwe kandi ntacyo rwabatwaye. nawe rero ntukwiye gutinya urushinge bigezaho. urumva nyirabazuba? si ubwo wakati utu dufinga dutwara twose firi. Eka ntako ntagize busho nayamazeho rwose kuko ari wowe. nyamara dukatuye na dutwara twose nkadushyira umuryango wanjye. singukuriyeho 500 yose ra ariko aya mafura yaze wowe busho uzabaze n'abandi rwose. iyi ni yafi numero ya mbere umwana we yari yashasha yumva akaba umuhanga mu ishuri kandi agira n'imitekerereze inoze. aha ni wowe ushoboye gucuruza firi. uzi gutaka amafi yawe umuntu akaba yakeka ko waranguyeho abandi batarangurira. erega icyo ngomba gukora nuko wamaze ibikorwa byanjye. icyo ngiho kandi umuntu w'umukire nkawe rwose ntabwo ukwiye kugukatuza ngo mukire ubonye wabivuze bikampama. reka gutaka abantu bose rwose turabizi ugiye kugura moto vuba ngaha rwose. ngo gusa umukene yabasha kugura moto se? uvuze ngo iki firi? hari icyo mbeshye se ntugiye kugura moto? Ntibishoboka. ibyo se ko nabivuganye n'umugore wanjye turi twenyine wowe wabimenye ute firi? abantu b'inyarurimbo musigaye mugenda
mwumviriza mu ngo z'abantu ze kare ntawaje kukumviriza. none murerekwa noneho rero uyu mugore wawe se si wabihinduye indirimbo ararimba umuhisi n'umugenzi ko mugiye kugura moto. mwana yanjye we mama pe ariko uriya mugore wanjye buriya rwose uhinda nk'akagoma nzamugire ntera. ibyo ni ibintu byo kugenda atangaza mu muhanda. ariko iyo umuntu akize ntagomba kubisha bushobo. ibyo reka Kankwanzi yivugire. avuga se avuga iki? ahubwo ko ngomba kumubaza impamvu rwose yashyize hanze amabanga y'urugo. ubu si ibisambo biduteye bikaducucura bizi ngo mfite amafaranga ngo amamiliyari n'amamiliyari koko sinaba nzize Kankwanzi. ku buzima bwacu sitati. ku buzima bwacu igihungu ariko unywa inzoga nkeya udasinda sheri. ntubizi ko akavinya amaze kukamenyera se ntacyo kantwara ahumura. cyakora umaze kuba umugabo koko Cedric. kera wanywaga ibitobe nk'isangiza inzoga jyenyine ukambihiriza. oya humura ntabwo nzongera kubihiriza ubu nabaye umugabo pe. wawu ni byiza cyane sheri kumva umbwira aya magambo rwose biranshimishije. hanyuma se ko natetse ukaba wariye nkaba naguhaye inzoga wanyweye nta kindi kintu wumva ushaka? ntacyo ndagishaka ariko hanze ushyiremo twa turirimbo twiza tworoheje tubanze dutwike sheri ka karimbo twongeye tugaceze twegeranye sibyo? harya se kano twahoze ducezara? aha ntako rwose ngahaguruka tukagwanemo rero ubundi tugaceze nka kwa kundi wanyigishije. nta kibazo rwose Cedric wanjye. nk'icyo ni cyane kiguhamagaye koko? Jackie ni mama umpamagaye. ugiri nawe ni ikica amahirwe rwose. use nk'ubarakubaza iki? muga uzi ko saa 3 zageze narinzi ko tukiri nka saa 12 pe. nanjye sinamenye igihe bwiriye rwose ariko nyine ihagarare nk'umugabo wanjye. wowe fata telefone urebe ikintu umubeshya. funga iyo radiyo ahubwo. alo mama wiriwe? niriwe iki Cedric? ubu se ni sangahe? amasaha yakuze ma ariko rwose mbabara nanjye si jyewe. Cedric undazi ejo nicera umugabo nashatse uri bosi w'uru rugo uri iki mu by'ukuri? erega ikibazo cyawe ni uko umpamagaye warakaye cyane aho kubanza ngo unyumve. mwumva se mwumva iki? mwumva ikintu ufite cyo kumbwira ari igiki hejuru y'isa 3 z'ijoro utarataha? ma uyu munsi urabizi ko hari isabukuru yanjye ubwo rero inshuti zanjye zanjyanye ahantu zinkorera karori ariko umumotari wanzanye nawe ntamubuze ngo ngarure kugeza n'ubu ndacyategereje. hanyuma si byose wabibwiye nde? ikibazo nyine ni cya kindi cy'ubukene ma nta mayinite nari mfite muri telefone nta na mesaje nta na bipi nabuze uko mbikubwira rero. hanyuma se ku gicuku kirishye ukaba wumva buri bigende gute? nanjye simbizi rwose kuko ahantu ndi ni nakore sinavuga ngo reka nze n'amaguru muri iki gicuku jyenyine ahubwo nawe ungira inama nk'umuntu mukuru. Cedric singiye kuzasara kubera wowe ibyo birori byawe singiye wabikoherejemo wimbaze inama rero umugira muri iri joro. none se ma aho kwiyahura muri iri joro uharana n'aba bahungu b'inshuti zanjye nkazinduka nzaho hari icyo. ubanza ikinyoma cya Cedric gifashe ariko azabeshya umubyeyi we kugeza ryari? naho mu kiganiro runana cy'ubutaha tuzaba twumva rero ku munsi wa kabiri naho ikiganiro cacu cyo kuri uyu munsi wa kane kirangiriye cyari gihagarikiwe na Mark niyo nkuru mwariko mwumva Florentine Kwizera turabakengurukiye mwese abahisemo BBC gahuza miryango.